Gisirika nongere ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza, nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Abayisilamu nizere ko mwagize irayidi nziza kandi n'igisibo mwakirangije neza. Ni ishami 250, nizere ko wamaze gukora subscribe, nizere ko ubana natwe umunsi ku munsi. Uyu munsi tubazaniye inkuru, harimo inkuru y'akababaro. Ni inkuru y'uko mu murenge wa Kimisagara ahazwi nko mu Kove, umugabo yishe umugore we wari ukiri mutoya rwose, amwica anatwite. Hanyuma uyu mugabo nawe ahita yiyahura. Nkuko rero amakuru twamenye nuko ku munsi w'ejo bundi, ni ukuvuga ku munsi wo kuwa kane, ni ukuvuga ku munsi wo kuwa nkuko rero amakuru twamenye nuko ngo ku munsi w'ejo bundi, ni ukuvuga ku munsi wo kuwa gatatu, nibwo ngo uyu mugabo mu mvura yaguye muri ririya joro, murabyibuka, nibwo uyu mugabo ngo yaba yarishe umugore we. Hanyuma rero nyuma yo kumwica mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, baza kumufata, polisi ije kumufata. Uyu mugabo ngo akababwira ati reka abanze yambare agapfukamunwa, abanze ajye mu nzu kuzana agapfukamunwa. Birangira ngo yikatishije ijosi urwembe, yikase ijosi akoresheje urwembe. Rero birangira apfuye, nako birangira adapfuye, ariko polisi imujyana kwa muganga. Ubu ngubu akaba ari kwa muganga. Ni ibintu rero bibabaje, ngira ngo umukobwa muramubona, umukobwa mwiza cyane, nako ubwo ni umugore wari unatwite inda ikiri ntoya, ariko akaba yamaje kwicwa n'umugabo we. Ubwo nyine yapfanye n'umwana yari anatwite. Reka tumubwire tuti Imana imwakire mu bayo kandi n'umuryango we ukomeze kwihangana. Uyu mukobwa rero yitwa Teta, niyo mazina ye twabashije kumenya. Hanyuma mu yandi makuru tugufitiye nuko mu murenge wa Muhura, umugabo ngo rwose yafashwe arimo gusambanya umwana w'umunyeshuri yigisha. Uyu nguyu ni umwarimu wafashwe arimo gusambanya umwana w'umunyeshuri yigisha. Hanyuma bikarangira polisi imutaye muri yombi. Bikanavugwa ko uyu mwarimu ngo yari asanzwe anagurisha abandi bana b'abanyeshuri, akabagurisha ku ku bandi bagabo bagenzi be. Umwarimu rero afite imyaka 41 y'amavuko, yigishaga kuri groupe scolaire EAR Muhura, ni mu murenge wa Muhura, ni mu karere ka Gatsibo. Yaguwe gitumo rero asambanya umunyeshuri yigisha ufite imyaka 18 y'amavuko. Hanyuma ahita atabwa muri yombi. Hanyuma amakuru akavuga ko uyu mwarimu ngo yari amaze iminsi akekwaho gusambanya abana yigisha, abandi akabacuruza hirya no hino muri bagenzi be bandi b'abagabo. Iki cyaha rero ngo yagikoreye mu kagari ka Taba, ni mu mudugudu wa Taba, ni kuwa 11 Gicurasi 2021. Hanyuma meya wa Gatsibo ni Gasana Richard yemeje aya makuru. Hanyuma akaba rero mu magambo yagize ati nibyo koko uyu mugabo yafatiwe mu cyuho, yafashwe mu gihe hari na gahunda yo guta muri yombi abakekwaho gusambanya abangavu muri aka karere ka Gatsibo. Ngira ngo mu nkuru twari twabagejejeho, twari twabwiye ko abagabo barenga 100 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho n'ubundi gusambanya abangavu. Meya wa Gatsibo rero Gasana Richard yavuze ko batazihanganira abantu basambanya abana bakiri bato. Muri Gatsibo hatangiye igikorwa cyo gushakisha abatera inda abangavu, harimo n'abarezi. Meya rero Richard akaba yagize ati umuntu nk'uyu w'umukozi wa leta ufatirwa mu cyaha nk'iki ahita ashyikirizwa ubutabera, ikindi ahita ahabwa ibihano ku rwego rw'ubuyobozi birimo no kwirukanwa mu kazi. Meya Richard yakomeje avuga ko hazarebwa ibimenyetso bifatika, uyu mwarimu agashyikirizwa ubutabera. Mu karere ka Gatsibo ubu harabarurwa abagabo bateye inda abana bagera kuri 775, abamaze gushyikirizwa ubutabera bakaba barenga 200 gusa. Urumva ko baracyari bake, ariko igikorwa cyo gukomeza kubata muri yombi kikaba gikomeje. Ingingo rero y'191 y'igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda ivuga ko umuntu wese usambanyije umwana ahanishwa igifungo cya burundu y'umwihariko.
hanyuma byagera ku ngingo y'ijana na mirongo icyenda na kabiri ikavuga ko gusambanya umwana bikozwe n'umufiteho ububasha, ko iyo cyakozwe n'umubyeyi we cyangwa ushinzwe kumurera, uhagarariye ubutegetsi, uhagarariye idini, ushinzwe umutekano, ukora umwuga w'ubuvuzi, ukora umwuga w'uburezi, uwitoza umwuga w'abandi, bose bishingikirije umwuga bakora cyangwa ububasha bafite ku mwana, uwagikoze ahanishwa igifungo cya burundu cy'umwihariko n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 100 kugeza ku bihumbi 500. ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo iki cyaha nikiramuka kimuhamye ashobora kuzakatirwa gufungwa burundu. Hanyuma indi nkuru tugufitiye ni inkuru yivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho muri iki gihugu abayisilamu barwaniye mu isengesho ry'irayidi, hapfiramo n'umupolisi. Hanyuma rero ngo umupolisi yapfuye mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ni mu murwa wa Kinshasa. Hanyuma rero ni mu mirwano yashyamiranyije ibice bibiri by'abayisilamu mu gihe bari bagiye gutangira isengesho ry'irayidi muri stade. Ibi bice bishingiye ku buyobozi bw'iri dini ngo byari byumvikanye kurangiza ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani bisengera hamwe kugira ngo bigaragaze ko byiyunze. Silvano Kasongo ukuriye polisi i Kinshasa yavuze ko umupolisi yapfuye atwitswe kandi muri iyi mirwano hakomeretse abantu bagera kuri 46. Ubushyamirane ngo bwaje ubwo bari bagiye gutangira gusenga, bisa naho abayobozi b'ibice bitumvikana bananiwe kumvikana ku migendekere y'iryo sengesho nk'uko BBC yabitangaje. Hanyuma amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abapolisi batera ibyuka biryana mu maso, humvikana n'urusaku rw'amasasu bigamije gutatanya ibihumbi by'abari hanze ya stade ya Martyr. Hanyuma bamwe bumvikana bavuga ko abo bayobozi babiri bahanganye bananiwe kumvikana ubwo buri wese yashakaga kuba ari we uyobora amasengesho ya Eid al-Fitr, hanyuma imirwano igatangira ubwo. Ngayo nguko rero ibyari ibyishimo, ibyari ibirori byarangijwe n'imirwano, birangira aba bantu barwanye bapfa kuyobora isengesho. Hanyuma Kasongo yavuze ko urugomo rwavuye urugomo rwavuye ku bahezanguni kandi abantu benshi bakomerekeye muri iyo mirwano n'imodoka ya polisi igatwikwa. Umuryango wa Isilamu mu murwa mukuru wacitsemo kabiri kubera guhanganira ubuyobozi ntabwo byoroshye rero. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikintu cyitwa ubushyamirane bituruka ahantu hose, ntabwo bijya byihishira. Reka mbashimire rero mwebwe twabanye, nanabashimire rwose kuba tubana n'umunsi ku munsi, kandi nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Nahangaha nsoreje amakuru, mukore subscribe kugira ngo mujye mubana natwe umunsi ku munsi, kandi mujye mubasha no kubona izi nkuru mutabanje gushakisha, ahubwo mujye mubona notification uko dushyizeho inkuru. Ciao, bye.